mu kwamagana ni urugero umuntu arakubwira uti wowe uri umututsi, uramubwira utoya ibyo bintu simbishaka ngenda umunyarwanda kandi ibyo bintu nubisubira nzagutanga, ibyo bintu bireke kuko twese turi abanyarwanda. Bakabamenyesha ibibi byabaye muri jenoside kugira ngo bitazongera kubaho ukundi, kuko hari abayobozi bakoze jenoside, twagize ubuyobozi bubi, hari abanyeshuri bishwe muri 1994 bishwe n'abarimu babo, ariko ndatekereza ko bitewe n'aho igihugu kigeze ntago bizongera kubaho ukundi. Kuva ku mwaduko w'abazungu, abanyarwanda batangiye gucibwamo ibice kugira ngo bayoborwe. Iri vangura ryashingiye ku moko ryigishijwe rihereye mu bayobozi, ryigishwa abaturage kuva mu 1959. Umusaruro w'iri vangura uza gutangira gutuma bamwe mu batutsi batangira gusenyerwa, gutwikirwa, kwamburwa n'ibindi. Biheruka uyu mwaka bamwe batangiye kumeneshwa bahindurwa impunzi mu bihugu by'amahanga. Iri vangura ryaje kugera mu mashuri, ritangira kwigishwa, bamwe babuzwa kwiga, biza kugera kwitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yahitanye abasaga miliyoni. Ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Kuba ivanguramoko ryarigishijwe mu mashuri, abana bakica abo biganye, abandi bakica abarimu babareze, ndetse n'abarimu bakica abanyeshuri bareze, ndetse no kuba jenoside yarakozwe n'abiganjemo urubyiruko ni zimwe mu mpamvu zatumye guverinoma y'u Rwanda ishyira imbaraga mu gukangurira ibigo by'amashuri kwibuka, gusura inzibutso kugira ngo bakomeze gufasha abanyeshuri bakiri bato kumenya ndetse no kuzirikana no guharanira amateka yaranze jenoside yakorewe abatutsi n'u Rwanda muri rusange kugira ngo atazisubiramo. Iyi ngingo niyo yatumye ishuri St Francis Good Shepherd TVET School, ishuri ryigisha amahoteli, ubukerarugendo, guteka n'andi masomo y'imyuga n'ubumenyingiro riherereye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, akagari ka Rugenge, ubwo twibukaga ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi, rifata abanyeshuri baryo ndetse n'abarezi berekeza ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi, nyuma yo gutambagizwa ibice bitandukanye bigize uru rwibutso bigaragaza amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Abanyeshuri biga kuri iri shuri rya St Francis Good Shepherd TVET School bagarutse ku isomo byabasigiye. Ishusho rero binsigiye ni yuko nta kumva umbwira ibibi ngo mbe nabikorera undi, kandi nkaba nabyigisha na bagenzi banjye, kuko ibyabayeho biteye ubwoba kandi biranababaje. Rero ikintu binsigiye ahanini ni ugusenyera umugozi umwe, tugafashanya kandi tugahora twibuka. Uwo muntu ubutararusuye ntago aba yarabonye amateka, we ababyumva nk'abantu bavuga ku makuru batanga ubuhamya, ntago aba yakabibona ngo abone n'abana barimo bishwe batazi icyiza n'ikibi. Rero nkanjye wabashije kugeramo, nshobora kuba nasobanura umuntu uri hanze utaragiramo, nkamushishikariza kuza kuba yagiramo akabibona. Umukoro byadusigiye ni ukuba twebwe mu mitwe yacu amacakubiri atazamo, tukumva ko twese turi umuntu umwe, turi abanyarwanda nta moko, tukaba twasenyera umugozi umwe, ntibizongere kubaho, tukagumya twiyubaka. Murakoze.
mu kwamagana ni urugero umuntu arakubwira uti wowe uri umututsi uramubwira utoya ibyo bintu simbishaka ngenda umunyarwanda kandi ibyo bintu nubisubira nzagutanga ibyo bintu bireke kuko twese turi abanyarwanda. Kwibuka mu mashuri ni ingenzi cyane ku banyeshuri, natwe ari amateka aba yarabaye tudahari bidufasha kongera kugira zimwe mu mbaraga zidukomeza ku buryo ikibi cyose cyagerageza kuba cyaturwanya cyangwa se cyazana nanone amacakubiri muri twe tugisenya. Nuko twaje hano dutangira twagiye tubona byinshi bitandukanye, twabonye igihugu cyacu, u Rwanda rwacu, twasuye amateka ya jenoside yabaye mu mwaka w'1994 yakorewe abatutsi, twasuyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Isura bidusigiye navuga natwe n'abanyeshuri byongeye kongera kudukomeza mu rugendo turimo rwo kuzamura igihugu tukigeza aho umwanzi atishimiraga yuko cyagera, ndetse tukanirinda n'ikibi cyose cyakongera kuzana amacakubiri mu banyarwanda tw'ubwacu. Isomo bidusigiye twe n'abanyarwanda ku mitima yacu, tumaze kubona iryo shusho cyangwa se iyo image mbi yabaye ku gihugu cyacu aho umwanzi yashakaga kutugeza, twongeye gukomera turavuga ngo jenoside never again, ntabwo izongera ukundi, kandi ubu ngubu idusigiye n'izindi mbaraga zo kwigana umuhate, zo kongera gukorana izindi mbaraga zagutse ku buryo igihugu tukigeza hejuru hashoboka, aho Imana yishimira ndetse n'abarokotse. Abanyarwanda muri rusange tukongera tukaba umwe, tukunga umugozi umwe, tugatera imbere. Mutuyimana François ni representa w'iri shuri, avuga ko impamvu bagize iki gitekerezo zirimo no kuba abanyarwanda basangiye amateka muri rusange. Murakoze cyane. Amazina nitwa Mutuyimana François, abandi representa w'ishuri rya St Francis Good Shepherd TVET School riherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Muhima, munsi ya RSSB, ahazwi nko kuri ADPR Kiyovu. Hanyuma iki gitekerezo kubera iki mwakigize cyo kuvuga ngo reka dutware abana bajye gusura urwibutso bamenye amateka, cyane ko no mu byo mutigisha hatarimo amateka, kubera iki? Buriya rero hari icyo uvuze yuko mu byo twigisha hatarimo amateka, ariko hari amateka mu Rwanda duhuriyeho nk'abanyarwanda. Ibyabaye muri 1994, jenoside yakorewe abatutsi, ndakeka ko zira jenoside zabaye ku isi na jenoside yo mu Rwanda irimo mu mateka bagiye badusobanurira ko bagiye bica abantu bagendeye ku bwoko. Rero ni byiza ko urubyiruko rugomba kuba rwaza rugasobanukirwa amateka, tukibuka ababyeyi bacu, tukibuka inshuti zacu, tukibuka n'abavandimwe bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, kugira ngo jenoside itazongera kubaho ukundi. Mu bakoze jenoside itangira nko muri 1973, hari aho byagaragaye ko bamwe mu barezi birukanaga abanyeshuri, amashuri amwe guverinoma irayafunga, ariko nanone no mu mashuri hari abarimu bishe abana, hari n'abana bishe abarimu babo. Kugeza kuri ubu ngubu mubona uruhare rw'amashuri mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge ari uruhe? Murakoze cyane. Mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge mu mashuri twifashisha abayobozi, hari n'ababa barabihuguriwe bakaza kuba bakigisha abanyeshuri bacu, bakabamenyesha ibibi byabaye muri jenoside kugira ngo bitazongera kubaho ukundi, kuko hari abayobozi bakoze jenoside, twagize ubuyobozi bubi, hari abanyeshuri bishwe muri 1994 bishwe n'abarimu babo, ariko ndatekereza ko bitewe n'aho igihugu kigeze ntabwo bizongera kubaho ukundi. Ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Inshuti muvandimwe Icarunyumba,
wowe dusangiye aka gahinda k'abacu twabuze tubakunze, bishwe bose nta gicumuro, ibyo urabizi simbikurusha. Ngaya amahiri ngiyi imihoro, tubura amahoro tubura gihoza, umuntu akibaza ibyabaye nta gisubizo azabibonera. Jya wibuka, ibuka ibuka ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Ibuka mfite ubwoba, mfite igihunga, impamvu yabyo ndayikubwira. Nuko ndeba benshi muri twe bameze nk'aho barangaye, maze bikazavamo kwibagirwa. Ko byaba ari ishyano se bagenzi, byaba ari igihemu ku bacu. Jya wibuka.